Ikaze nanone kuri Rubavu Buy and Sell, tubagezaho amazu n'ibibanza cyangwa se ubutaka bunini, ibigurishwa n'ibikodeshwa byose, ushaka aparitema yo kubamo i Rubavu, ushaka ikibanza cyiza cyo kubakamo inzu yo guturamo i Rubavu, ushaka ikibanza cy'ubucuruzi, ushaka ikibanza cyo kubakamo hoteli, ushaka ikibanza gikora ku mazi cyangwa se kireba ku mazi ku kiyaga cya Kivu, nta handi rwose, nimero zacu wazibonye, waduhamagara cyangwa ukatwandikira cyangwa ukadusanga i Rubavu, ubundi tukabigufashamo. Iki gipangu rero turi kubereka kirimo amazu atatu, ni igipangu giherereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi, ku muhanda umanuka ujya Grande Barriere unyuze ku ishuri rya Rubomberije, ni muri karitsiye nziza cyane rwose, ahantu hasobanutse nawe kuba wahagura igipangu cyiza nk'iki, ni iby'agaciro. Ushobora kuyigura ugatura muri imwe, ushobora kuyigura zose ukazikodesha zikakwinjiriza amafaranga, kuko ahantu ziherereye ni muri karitsiye nziza, ni muri karitsiye imwe mu nziza mu karere ka Rubavu, nani mu murenge wa Gisenyi, ni heza cyane rero. Ayo ni andi mazu ku ruhande twakwita ama anexes abiri, ibyumba bibiri na salo na toilette na cuisine buri imwe, n'iyo nzu nini ifite ibyumba bitatu na salo na salle à manger na toilette ebyiri na cuisine, parikingi nk'imodoka enye, inzu nini dore niyo ngiyo ifite ibyumba bitatu na salo, salle à manger, cuisine, no ku ruhande twaberetse izindi nzu ebyiri nazo buri imwe ifite ibyumba bibiri na salo na toilette na cuisine. Ni inzu rero, ni igipangu cyiza kiri n'ahantu heza mu kibanza gifite metero kare cyangwa se ubuso bwa 500, urumva ko ari hanini hahagije rwose ku muhanda wa kaburimbo. Ushaka kugura rero iki kibanza iki gipangu cyiza giherereye mu karere ka Rubavu nk'uko twabivuze, biragusaba kwishyura miliyoni 95 z'amanyarwanda, miliyoni 95 z'amanyarwanda, washaka ukazivunja no mu madolari nta kibazo, iki gipangu cyaba icyawe. Aho ni muri salo ha ya nzu nini twaberetse na salle à manger, irimo purafo nziza, amakaro meza, irakoze, ni ukwinjiramo gusa uturamo. Urabona ko ari igipangu gisobanutse, kimeze neza, gifite ibyangombwa. Aho ni muri koridoro ijya mu byumba, nkuko twabivuze, ifite ibyumba bitatu na salo na salle à manger na cuisine, ikagira douche na toilette ebyiri mu nzu, ikagira n'igikari. Duhamagare rero bataragutanga iki gipangu cyiza cyane kuri miliyoni 95 z'amanyarwanda, duhamagare cyangwa udusange i Rubavu. Nimero ubona kuri ekara ziri no kuri WhatsApp. Ukeneye ibindi bisobanuro byimbitse mbere y'uko uza kuhasura cyangwa se ushaka kuhagura rwose, contact ni izo, watuvugisha. Ni Rubavu Buy and Sell, ni kampani ibagezaho amazu agurishwa n'ibibanza rwose. Ukeneye ahantu aho ariho hose mu karere ka Rubavu no mu nkengero z'akarere ka Rubavu, icyo washaka kuhagura rwose ukaduhamagara, turabikora kandi neza. Ushobora kuba ufite gahunda yo kugura ikibanza kireba ku mazi, ahantu hari umuyaga mwiza uturuka mu kiyaga cya Kivu, uraduhamagara, nabyo turabifite rwose. Ukeneye amafoto turayafite, ukeneye kuza kuhasura turahari rwose. Iyi ni Rubavu Buy and Sell, mutugane rwose tubafashe. nawe ubifite ushaka kubigurisha, va kuri ba bandi bakubeshya ngo barabikora kandi batabirimo neza. Twe turi tayari rwose, muduhamagare, twarabyiyemeje kubafasha. Abo twakoranye turabashimira kandi tubasabira imigisha y'Imana ngo mubone amafaranga, mugire amahoro n'amafaranga byose n'ubuzima bwiza. Ubundi natwe mutugane tubarangire ibibanza. Ushaka gushora rwose ahantu utahomba, wagura ikintu cyitwa ubutaka cyangwa se inzu muri rusange, cyangwa se ubutaka muri rusange rwose, urabugura none hashira umwaka washyira ku isoko rwose, amafaranga baba baguha nawe
urabyiyumvira cyangwa se ukabugumana. Nta handi rero mugura ubutaka mu karere ka Rubavu ni ahantu hakunzwe, ni akarere k'ubukerarugendo, ni hafi y'ikiyaga cya Kivu, ni ahantu heza cyane rwose mu murenge wa Nyamyumba ku bahazi, ukomeza hirya rwose ushakayo ikibanza ahantu uba witegeye amazi neza neza, ku bazi iby'amazi bo barabizi agaciro kaho, nabyo turabifite ibibanza rwose, waduhamagara ubundi tukakurangira, washaka no kubisura nabyo tukakurangira rwose, ukaza tukakujyanayo. Iyi nzu rero ntigucike, iki gipangu cyiza ntikigucike, mukore subscribe namwe mutarayikora kuri Rubavu Buy and Sell, kugira ngo amazu, ibibanza dushyiraho ntibizajye bigucika. Muduhe n'ibitekerezo muri comment, mukore like na sharing. Ufite inshuti ishaka kugurira Rubavu, muhereze nimero zacu rwose, cyangwa se umuhereze link, musharing iyi video, ubundi yigurire inzu cyangwa ikibanza mu karere ka Rubavu. Turabashimira rwose abaduhamagara, abaduha ibitekerezo, nabyo biba bikenewe kandi cyane turabakunda. Mukomeze rero mugubwe neza, mukorere amafaranga, ariko nyabuneka nta handi ahantu wagura cyangwa se ahantu wabika amafaranga yawe ni mu butaka. Ukagura igipangu nk'iki ukaba ubona amafaranga yinjira buri kwezi, mu gihe runaka nawe niba ukeneye kugurisha rwose uba usanga ayo watanze yariyongereye kandi ku kigero cyiza cyane. Murakoze rero mugubwe neza aho muherereye hose. Iyi ni Rubavu Buy and Sell, murakoze cyane.